Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza nshuti bakunze Babaho Neza TV. Reka mbifurize gukomeza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yacu. Buriya Imana niyo yonyine ibizi uko tuzarangira hano kuri iyi si, kubera ko yadushyizeho ibizi umunsi wavukiye, ikabizi n'umunsi uzayiviraho. Nukuvuga ngo nibizi umunsi yagushyiriye ku isi, ikabuza umunsi uzayiviraho, iryo nibanga iba yibitseho. Niyo mpamvu rero icyo dusaba niki? Icyo dusaba no kuyisenga no kuyisaba gukomeza kubaho no kutwongerera umwuka wo guhumeka, kubera ko umwuka duhumeka niyo Mana. Umwuka duhumeka nibwo bumana. Bavuze ngo umuntu yitabye Imana nuko wa mwuka wasubiye kwa nyirawo. Nukuvuga ngo rero uwo mwuka iyo usubiye kwa nyirawo byose biba birangiye, wa mubiri uba impfabusa. Niyo mpamvu rero amagara mazima ari bwo butunzi, niyo mpamvu umubiri muzima ariko kubaho. Rero niyo mpamvu mubwira ngo gira ubuzima buzima, gira amagara mazima, gira impagarike n'ubugingo. Hanyuma wibuke gukanda subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiye, kandi nibutsa n'abandi ko niba waramaze kuyikanda ukaba uri umwabone, waramaze kuyabonesha, ntabwo wongera kuyicokoza, kubera ko hari abajya bamamagara bambwira ngo bambuze. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko buri kiganiro dushyizeho akandaho agakandaho, akivanaho agasubiraho, akivanaho agasubiraho. Mu gihe rero wamaze kwivanaho ntabwo biba bigishobotse kudukurikira. Kanda ugumisheho birangire. Hanyuma wowe utarabikora bikore nawe, ukande kuri iyo nzogera notification cyangwa notification, hanyuma ibindi bijye byikora kuri telefone yawe. Ikiganiro kijyeho uhita ukibona, hanyuma ucyumve cyose ukirangize. Kubera ko buriya hari abantu basoma title gusa cyangwa titre agahita guhamagara ngo none se mbigenze ne? Ubigenze ute kandi tuba twabisobanuye uko ugomba kubigenza? Mu gihe rero utabyumvise, gerageza ubyumve, hanyuma usobanuze aho utumvise neza, ariko byibura hari icyo wumvise. Kuko guhamagara ubaza umuntu ngo mbwira bya bintu wavuze bimbwire, ngo bimbwire kuri telefone nta mega mfite, ibyo ngibyo rwose ngira ngo nkubwire ko mu gihe umuntu yabahaye inama muba mugomba kuzumva mukazubahiriza, hanyuma ugasobanuza aho utumvise neza, niba hari aho utumvise cyangwa utasobanukiwe, ariko byibura ugasobanuza hari icyo wumvise. Iyo umuntu yumvise hari ibyo wagerageje kumva, aragusobanurira, kubera ko ntago abantu bumva ibintu kimwe, nta nubwo bumvira rimwe. Hari abantu bumva batinze, hari n'abahita bumva ako kanya icyo ushatse kuvuga. Niyo mpamvu rero Imana iba yararemye abantu b'ingeri zose. Abo bantu b'ingeri zose rero barahari, twebwe tuba tubizi ko bahari. Hari abumva vuba, hari abaswa, hari abahanga, hari abafite IQ iri hejuru kuruta abandi. Uvuga ngo rero abo bantu bose ni abantu bagize ubumana, kubera ko buriya Imana iri mu mabara yose. Hari abo ngabo wita abaswa, hari abo ngabo bita abahanga, hari abo ngabo wita ibyamamare, hari abo ngabo wita abantu barenze, hari abaherwe, hari abakene. Abo bose bari mu cyiciro kimwe, kubera ko umwuka bahumeka n'umwe, ntawe ufite umwuka wundi wo ku ruhande. Uwo mwuka wose ni uw'Imana. Igihe uwo mwuka ukuvuyemo, wa mubiri urabora ukaba impfabusa. Umuntu wese rero icyo waba uri cyo cyose, icyo waba wigira cyose, ibyo bintu uba ugomba kubimenya kandi ukabyubahiriza, kandi ugaha Imana icyubahiro, kubera ko buriya Imana niyo byose. Uba ugomba guha Imana icyubahiro. Hanyuma rero reka mbahe ikaze mwebwe mwese abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, baba diaspora bacu, baba diaspora bari mu ntara ya gatandatu, ko tuyita intara ya gatandatu. Ndagira ngo rero mwese mbahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero, uyu munsi abari mwicare mwige. Ni ukuvuga ngo hari umwari
wari watwandikiye atubwira ko ari Nairobi. Abantu ba Nairobi muri iyi minsi mutwitayeho cyane. Uyu mwari yari atubwiye ko ari umunyarwanda ariko utuye Nairobi. Abwira ati ngewe mfite imyaka 35 ariko nta gikundiro ngira, ntabwo nkundwa n'igitsina gabo. Usanga inshuti zanjye ari abagore, usanga inshuti zanjye ari abakobwa, nta mugabo nyiyumvamo. N'uwo ngerageje ngewe gukunda ndamukunda, yabona nta musari agahita bivamo. Hanyuma rero uyu munsi wowe mukobwa ukeneye igikundiro ku bagabo, uyu munsi ngiye kukubwira umuti. Uyu muti urawufata ukawushyira mu myenda y'imbere, ni ukuvuga ngo uwufurisha imyenda y'imbere. Uyu muti umaze kuwufurisha imyenda y'imbere, ni ukuvuga ngo umugabo wese uciyeho uramuhumurira. Ubona abagabo bose baza bakureba, abandi bahindukira, abandi bakwirukanka inyuma, hanyuma wowe ikiba gisigaye n'iki? Kiba gisigaye ni amahitamo yawe yo kugira ngo uhitemo. Kiba gisigaye ni amahitamo yawe kugira ngo uhitemo uwo wumva ukubereye. Cyangwa b'abakobwa baba bakeneye abagabo bakuraho amafaranga. Ibyo byose rero biba biterwa na target yawe. Target yawe ni iyihe? Ushaka ugushyira mu rugo se? Ushaka ukuraho imibereho se? Ibyo byose birashoboka. Ibyo byose birashoboka hamwe n'uyu muti. Ni ukuvuga ngo biba biterwa na target ufite. Dore rero uko uzabigenza nta kundi. Uko uzabigenza, uzagenda ushake akatsi kitwa ruberwa. Aka katsi kitwa ruberwa. Hanyuma hari n'abandi bagenda bakita andi mazina atandukanye. Hari n'abandi bagenda bakita bitewe n'akarere urimo cyangwa bitewe n'aho utuye, ariko muri rusange kitwa ruberwa. Hanyuma rero hari n'abandi bakita ruhanga rw'abeza. Ruhanga rw'abeza, abandi bakakita ruberwa. Ayo niyo mazina kazwiho cyane. Niba hari ukundi nawe ukazi, byandikaho hasi muri comment, hanyuma utubwire ese aho ngaho iwanyu mukita ngo iki. Kubera ko abantu benshi usanga bayoberwa ibyatsi bitewe n'amazina atandukanye, bitewe n'akarere. Ugasanga mu karere kamwe hari uko bakita, mu kandi hari uko bakita, ugasanga barasobanuza ibintu kandi biri ruhande rwabo. Ni ukuvuga ngo rero aka katsi uragafata, hanyuma ugafura umwenda wawe w'imbere cyangwa ikariso. Hanyuma wamara kuyifura, ugafata aka katsi ukakavugutiramo muri ya mazi hanyuma ugiye kunyuguza. Kakavugutiramo bakita ruberwa. Ukavuga uti iyi ni ruberwa, ndakwambara mberwe. Ndakwambara mberwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo ukambaye, umuntu wese ahita abona ko waberewe. Nicyo biba bishatse kuvuga. Rero hanyuma iyo urangije urayanika nyine nk'ibisanzwe, hanyuma ubundi ukayambara. Iyi kariso iyo uyambaye ubona abantu bose bagushagaye, by'umwihariko igitsina gabo. Ukabona umugabo uciye wese arahindukiye kubera ko uramukurura. Za mbaraga za ruberwa, za mbaraga za ruhanga rw'abeza, uba ubengerana ukeye ahantu hose. Ni ukuvuga ngo rero ni uko nguko uzabigenza. Niba rero udukurikira uri mu mahanga, nawe duhamagare tugufashe. Nimero ni ya yindi, ni 0791969327. Hanyuma ukatuvugisha. Mwibutsa ko ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda nk'uko nari mbivuze, uhita ukora iki? Akamenyetso ko guteranya 250, hanyuma ugakurikizaho iyo mibare, ukatwumvugisha, ukatwandikira, ukaduhamagara kuri WhatsApp. Ibintu byaroroshye. Ushobora no kunyura kuri Google Meet, Google Call. Ibintu byose byaroroshye. Ushobora no kwifashisha AI. Ibintu byose byaroroshye, nta mpamvu yo kwigora. Niyo mpamvu rero ibyo bintu byose tugenda tubibigisha kugira ngo ubashe kumenya aho isi igeze. Hari n'abantu baba batazi uko AI ikora,
hari n'abantu baba batazi ko ubu ngubu ibintu byoroshye, ibintu byose ushobora kubikora kuri telefone yawe, ushobora kubikora kuri mudasobwa yawe. Ibyo bintu byose rero mwebwe mwese muba mugenda mukeneye mwifuza, kubera ko kuribaho neza byose twebwe turabikurikirana, hanyuma tukabasha kugenda tuvanamo iby'ingenzi tubaha bibafitiye akamaro. Nawe rero niba hari icyo wifuza kumenya, niba wifuza kumenya AI, niba ushaka kumenya kuba wavugisha ifoto, kuba wakwikorera indirimbo, niba uri umuhanzi ubu ngubu ushobora kwikorera indirimbo kuri kompiyuta yawe nta wundi mu producer ukeneye, ugakorana na AI. Rero ibyo bintu byose ushobora gukora video, ushobora kwifata amashusho, ushobora kwiyeditinga, ushobora gukoresha amafoto yawe meza ukayavanamo video. Ibyo bintu byose rero niba hari ibyo mwebwe mudukurikira muba mukeneye, mujye mwandika hasi muri comment uvuga icyo ukeneye, hanyuma ibyo byose tugende tubigufashamo. Ibintu byose rero byaroroshye. Hanyuma ikindi nakubwira nuko muri Hope Vision Training Center ariho honyine bakwigisha imyuga y'ako kanya, ya myuga iti gushyira ku murimo. Ushobora kwiga gusuka, ushobora kwiga kudefiriza, ushobora kwiga ibyo byose bijyanye n'ubwiza, ibyo byose bijyanye na salon, pedicure, manicure, ukuvuga ngo bijyanye no guca inzara ndetse no kuzisiga no kuzitera. Ibyo byose n'ahandi wabyigira ni muri Hope Vision Training Center. Uhigira hoteleri, ibijyanye n'igikoni byose, ukahigira patisserie and boulangerie. Ibyo byose bikomoka ku ifarine, ni byinshi cyane. Ibyo wifuza gukora byose uzi biva mu ifarine, muri Hope Vision Training Center barabikwigisha. Ukiga gukora ikawa, y'amoko yose y'ikawa muzi, za cafe latte, za cappuccino, za espresso, izo kawa zose aho ngaho muri Hope Vision Training Center barabikwigisha, ukahava ufite impamyabumenyi ikwemerera gukora ahariho hose ku isi. Nukuvuga ngo certificate yabo ikwemerera gukora ahariho hose ku isi, yaba mu Rwanda cyangwa no hanze yarwo, kubera ko abize muri Hope Vision Training Center nibo baguha ubuhamya. Hanyuma rero ikindi nakubwira niba uri umuntu ufite ikibanza, inzu cyangwa ikindi ugurisha, niba ushaka kugurisha cyangwa niba ushaka kugura, nawe watuvugisha tukagufasha. Ibyo bintu byose bituma umuntu abasha kubaho neza, tubigufashamo, hanyuma ukagira ubuzima bwiza, ukabaho uko ubyifuza aho waba uri hose, nubwo waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga. Ibyo bintu byose turabikurikirana tukabigufashamo. N'ahandi rero ushobora kuvana ibyiza gusa bijyanye n'ubuzima bwawe ni kuri Baho Neza TV. N'ahandi wabisanga, aho ngaho niho usanga ibyiza gusa. Kanda subscribe cyangwa abone niba ari ubwa mbere udukurikiye. Ibyo byongeraho kubera ko hari abantu babyica. Niba ari ubwa mbere udukurikiye yikandeho, cyangwa niba wajyaga udukurikira wirebera gusa ntubikore, bikore. Hanyuma rero hari n'abandi bantu batazi uko bikorwa, akanda akabona biranze. Nagira ngo nkubwire ko kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo sharing, kugira ngo ukande like, ibyo bintu byose byemere bikore, nuko email yawe ibifunguye. Fungura email yawe, hanyuma ujye kuri YouTube ukora ibyo wifuza gukora, kubera ko email ibiri kuri Google. Iyo ugiye kuri Google email yawe ifunguye, ubasha gukorana na Google bya bintu byose wifuza. Arabajya bambwira ngo bakanzeho biranga, bakababwira ngo sign in. Iyo bakubwiye ngo sign in, uhita ushyiramo email yawe na password, ikibazo kikaba kirakemutse. Hanyuma n'ibindi byose ushaka kuri Google, n'ibindi byose ukeneye bikajya biza byisukiranya kuri za notification cyangwa notification y'ibyo wakanze ukeneye. Ibyo byose ukeneye bihita biza bigusanga aho wibereye, kugira ngo utazajya usigara, kugira ngo amakuru yose ajya kugereraho ku gihe, umenye ibyabereye hano ku isi, umenye ibijyanye n'ubuzima bwawe.
hari abakobwa benshi baba bamamagara bambaza ibijyanye no guca imyeyo, hari ababa bamamagara bambaza ibijyanye no kumenya igihe cyabo cy'uburumbuke. Hari byinshi rero uba ushobora guhita ubona kuri telefone yawe utiriwe uta umwanya, utiriwe ujya mu bintu byinshi, cyangwa utiriwe ujya gusakisha. Ibyo bintu byose bigahita biza byisukiranya kuri telefone yawe, ugahitamo ibyo ukeneye. Murakoze rero, murakoze cyane, murakoze kudutera inkunga yo kudukurikira, kuba mudutega amatwi ni iby'agaciro, turabibashimira cyane. Mukomeze mugume kuri Baho Neza, niho ubuzima bwiza muzabukura, kubera ko natwe kugira ngo tubashe kubagezaho ibyiza nuko namwe muba mwatubereye beza. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.